gaho ugasanga mu ba judges harimo ba sex predator tuzi for years. And we were tweeting about that and no one was caring. We were tagging the Ministry of Gender, the Ministry of Youth or whatever, bari bafite mu nshingano, the language institution, ziriya zose. So no one can say never had hari harimo abuse. But abantu n'abantu twavuga ko abantu barangaye ibintu none se bimaze kugaragara nyuma yaho ngaho hari institution yindi wumva cyangwa NGOs, because NGOs are supposed also to protect people's rights, and especially nyinshi ziri muri gender nibiki young women. Did you see an NGO saying there's now a clear program yo gufasha abana kuri covering to come back in the normal life after they are young? The media yabavuzeho ibintu byinshi byo tuzi neza muri society yacu ko bimwe biri like because asoni nibiki. Who did that? No one did that until today. Now we are seeing Muheto on bottles zabia. People abantu nibapfa nubwo umuntu yababarira ntabwo yibagirwa drama zabaye. So those dramas are still fresh. It was just this year and last year. So kuba rero abandi bantu tutababona kuriya Muheto akaba ariho tubona mu binyamakuru bikomeye byanditse, that is not fair. For me it's not fair, and I wouldn't hide. It's not fair. It doesn't mean we are encouraging people to do offenses. However, punishment need to be on the same balance sometimes. No neho kurinje taking the background, considering the past of those girls. No, harukuba no gushira mu miyaga. Gushira mu miyaga gute? Itegeko ntirikurikizwe. Wigeze wumva mvuga ngo itegeko ntirikurikizwe. Okay, tugaruke kuri ntuza wowe, tugaruke kuri Icupa mwashizeho, tugarutse kuri Muheto. Uvuga ko muri Misoro yabaye victime cyangwa yikoreye imitwaro atakagombye kwikorera. Uza utweretse ibyo byose. Niba ibigibi ariyo ntandaro yatumye Muheto yisanga muri situation arimo uyu munsi, kandi ukavuga ngo ibyatumye yisanga muri situation uvuga ko atari byo neza cyane ko ntabwo wabihamya, ariko ukavuga ati the still na amasaha ari kubikorerwa. Reka ngaruke kuba feministe ko tutigeze tubona muhaguruka mugaragaze ibibazo uyu mukobwa yahuye nabyo bishobora no kumuviramo kuba ari byo byatumye yisanga ari under influence cyangwa akora ibingibi byo kunywa agatwara yasinze, ko tutigeze tubona mubigaragaza. Abantu mwari muri inyuma y'uyu mwana w'umukobwa, niba mwemera ko reka tubihereze 10% ku byabimuteye, niba iyo bully yakorewe uko kumwibasira iryo tangazamakuru ryamukoreye ibingibi byose ryaba impamvu ituma uyu mukobwa yisanga ari kunywa inzoga akanatwara, ni ibi bintu bamukoreye kumwibasira social media na social media byamukoreye niya byarabigizemo uruhare. Murimo kumufasha iki? Murimo kugaragaza nk'ababyeyi, reka tuvuge nk'ababyeyi mwakoze iki? Uti bara abana bakanze uhamya bisanze muri community. Ariko ntabwo bavuga ngo ba feminist. I don't like this way of people naming feminists. It's not a ministry, it's not an institution, it's not an association, it's not everyone who seeks justice. Akumva ko ari na accountable through a process can be called a feminist. I believe in that human rights need to be respected. So ntabwo ugomba kumbaza raporo nkaho ngewe hari plan nari mfitanye n'abantu. Me on I can say just on my behalf personally nkukuntu mbi analyze wrong nkabivuga nawe. Hello? Yagwahe Betty wakwanganye gato. Okay, sir. Okay. Yeah, so on an individual level, I can speak my mind, but I would not speak for feminists because I don't represent them. Ariko ndumva kwiki kibazo atari nge wanakibazo everyone who's here should afite icyo gitekerezaho no kuntu abitekerezaho. On a personal note ngiye narangije kubivuga.
narabivuze na mbere yuko Miss Rwanda iba like the drama came like for the last 7 years whatever niba ari 7 years twirirwaga tubivuga whenever Miss Rwanda was coming we were tagging the authorities bari bashinzwe kurikirana and they weren't doing that until the drama came ariko turibuka no muri drama Muheto ari mu bantu who broke the silence so I am telling you for me she's a hero because ni kuri promotion ya Muheto aho ibintu byabastingiye bibi bintu so for me she's a girl also who contributed on bringing these things out ariko nanone ntibijustify ko yakora ikintu kibi ngo kubera ko she was she on her time ari kubera ko so understand I'm not equalizing offenses to her being a victim but in the justice I think Abe will contradict me as a lawyer there is also ikintu bavuga background ngo dushingiye ABCD so I think abantu baba psychologue they may come bakaguha conclusion uko maybe they told it's just because black people we don't understand the trauma on us those girls went through a traumatic moment ako wowe uribaza guteretwa n'umuntu uri watangiye competition uyirimo urimo rateretwa n'umuntu ni ibintu bibiri uvemo no kukazi the same way women are going through hari umukobwa baherutse kwirukana kukazi I was laughing about that because she just came umuntu wamuteretaga no chef mukuru when actually she broke the issue ku bandi bantu she became the problem so young women especially they are afraid of losing some of the opportunities because of this thing umuntu nkubwira yarafite imyaka irenga 30 na uyu munsi ntakaza afite just because the person wamuteretaga n'umuntu ukomeye muri iyo institution uwo muntu yari afite power yo kuba yagenda akabwira n'abandi bayobozi the influence and at the end of the day who became the victim double the girl yaratereswe the girl losing a job ye uyu munsi ntakaza afite none se abandi bakobwa bumvishije iyo story ninde uzaza kuvuga ibyo yaciye so for me Muheto is a woman who took the courage at her time anavuga ko imodoka I just don't understand too much of these things because I feel I don't want to talk too much, but I'm so heartbroken and disappointed on how this can escalate to that level. Nukuvuga nimba banavuga ko it's not the first time, it's not the second time. So for the first time, who took it seriously and say, let's now do a research even on this group of women who are affected to this point to see if there is a relation between this and that. So, wow. If the result now will be kumufata ukamufunga noneho prison zizaba nyinshi bazifungiremo abantu bose rero bashaka imyanya y'abantu bose kubera ko those are offenses zikorerwa mu mihanda kandi tubona abapolisi bahagarika abantu bakanabapanishinga so I just don't think it was right. I may be wrong because I'm not a lawyer. But considering the background and every traumatic moment those girls went through, nta n'umuntu n'umwe waje aravuga ngo aba bana banditsweho ibintu byinshi bitari byo dusaba abanyamakuru banabivaneho because many of them were young, many of them whatever they may have done it was under influence of the people who were strong. Those people weren't the organizer of Miss Only. The sponsors were there. The big fishes, we call them the big fishes, they are there and they're still working. Yeah, this is not okay. So me, I have said what I have said. Betty. Oui. Go ahead in Nomvi. Okay, njyewe wenda ni nk'agatekerezo cyangwa se ikintu gito nashaka kuvuga kuri ibi bintu bya Muheto. Mu by'ukuri yego ntago twakwirengagiza ko Muheto went through during iriya saga ya Miss Rwanda ariko kugira ngo bashe understandinga ko Muheto wenda yaciye muri hard time muri iyo season wenda dushaka no kwiriretinga tukiri abana wenda umwana w'umuturanyi yaragukubitaga wajya kumurega ku muturanyi kwa iwabo bamukubita bagenzi bawe bakaguhagurukira bakavuga ngo kuki wagiye kumurega you know how wabaga wumva ubaye disturbed mu mutwe ukumva nawe ukumva utangiye wenda maybe sometimes kumva uregret kandi icyo gihe n'abana none hibaze ibyo Muheto yaciyemo igihe
ibyo bintu byose u Rwanda rwose like u Rwanda rwose wenda n'isi yose worldwide bose buri wese ari we yarahanzeho amaso wumve ko hari ikintu yaciyemo like mentally ariko ibyo ngibyo wenda twe nk'abantu muri rusange ntago twabasha kumugeraho ariko wenda twahaguruka tukabwira wenda tukavuga tuzi ko turi ijwi rishobora kumva umuntu akaba yavuga nka famille yikumva kuri ya mwana akeneye someone umuntu mukeneye kubona umuntu muba bugufi bakeneye kumushakira umukansera ku buryo yavugana nawe akaruhuka mu mutima kuko apart from wenda n'ibingibi bibaye n'ubundi still niyo saga ya Miss Rwanda ishobora kuba itari kuba yarabayeho n'iki kikaba cyabayeho cyo gutwara without driving nayo n'ubundi ari kuba ari kuri like ari gutrendinga nko kuba ari gutrendinga kuko wenda nuko wenda turi kubifata sinzi nimba navuga ngo tukabiriretinga n'iriya Miss Rwanda saga yabaye ariko ubundi byonyine niyo iriya saga iza kubitarabaye kubona Miss Rwanda atwara imodoka imyaka 4 adafite driving license iyo yonyine ni inkuru ikindi kintu noneho suga wiyigira myinshi kuri iryo ntabwo ndimo kongera none namaze imyaka inari Miss okay ndatekereza hari yaratoye 2021 right 22 okay 22 it is 2 years 3 years okay kurangira so ni imyaka 3 amaze imyaka 3 amaze maybe icyo nacyo ni ikintu cyari kuvugwaho okay noneho maybe akaba atari n'ubwa mbere wenda akoze accident ndatekereza ko ubwa mbere akora accident still nta driving license yari afite hari warning yahawe kuba noneho wenda famille still was supposed to kumwegera bakamufasha kuko twese natwe twaciye hari age uba wumva ukora icyo ushaka ukora uko ubibonye utabonye ukuba bugufi hari amahereri menshi ukora rero ikintu wenda twavuga nuko twasabira muheta imbabazi buri wese akandastandinga ko ha age she can do any mistake cyangwa se yakora scandals zishoboka ariko really we have to understand ko hari ibyo yaciyemo amahereri ari gukora na amahereri okay sinavuga ngo arabimwemerera ku myaka ye ariko it's something for her age nagari ikintu kiri like yaciye ibiti n'amabuye na famille ikamufasha kugira ngo maybe bajye bamukurikiranira bugufi wenda natwara imodoka amubaza ati wenda wabonye driving license kugira ngo kuri imodoka hano nicyo nendaga kuvuga tu urakoze cyane Mr. waramuse Hello yes okay uri busy yeah okay go ahead hari ikintu kiri kuntangaza kuri case ya divine muri ya violation yabayeho ni imwe gusa violation yabaye niyo gutwara ikinyabiziga wasinze niyo element nini iruta ibyaha byose abantu bari kuvuga y'abantu bavuga gusinda bavuga inzoga bavuga parcours yanyuzemo iyo hardship ibibazo byose gutereranwa bakabivuga ariko ntabwo bavuga icyaha kiruta ibindi kuri dosiye ya Muheto aricyo cyo gutwara ikinyabiziga wasinze cyangwa se ufitemo igipimo icyo cyose kigaragaza yuko hari alcohol yateganyijwe iri mu maraso yawe ibyo ni icyaha agomba kugihanirwa rwose kuko ni ibintu n'undi wari wese aba akwiye kumenya ko gusinda ugatwara ikinyabiziga bitemewe ni icyaha gikomeye bikubuza uburenganzira bwo gutwara ubuzima bwawe bwose so rero abantu barimo barabihindura bakazamuriraho n'ubundi gukomeza kumuvuga nk'aho batanywa inzoga cyangwa batazinyoye cyangwa batazazinywa
bigahinduka nyine kuvuga ngo yanyweye inzoga yego yaranyweye n'abandi baranywa ahubwo yaranyweye aratwara icyo rwose azanarekurwe kuko nawe mbona ari impamvu yatuma afungwa ariko nanarekurwa arekurwe yemeye yuko atazongera nashaka azanywa ariko ntazongere kunywa ngo akore no kuri vola buri muntu wese bakwiye gutinya vola yanyoye afite agasamusamo ikindi rero numva navuga ni gukora iron shield ni ikintu umuheto na famiye bakwiye gukora kinini cyane kiri burinde umutima n'amaso ko baravugwa cyane n'abanyitangazamakuru ntabwo bizi gukora ku buryo protege umuntu wagize wenda nka nk'izi scandals zamurira humiliation kumva yasuzuguritse kumva yavuzwe kandi yarabigizemo uruhari kumva rero hari ikintu kiba gisanga ngo umuntu wahuye n'ibyo se baringana kuriya nikiwe ku giti cye umwubakamo yiyubakamo nibiki yitaho nibiki atitaho nibirebire nkuko na Betty bivuze iyo wabaye Mrs. Snitcher wasnicinze wareza abantu wagize gute noneho abantu bose bakaguhindukirira bakakuvuga cyane ko mu Rwanda n'ahandi henshi biriya byo hari ababibonaga nk'aho ari opportunité ari ibintu byiza so rero kuza ukabiburekinga kuriya ukabivana ukabisenya hari benshi bavuga ati ariko sundi uri umutagatifu so akabona izo atake mu bagenzi be cyane n'abandi bavuga ngo warishanukije ugira gute icyo ni ikintu cya mbere ubwabyo akeneye n'indishyi akeneye guhabwa indishyi muheto yakwiye guhabwa indishyi kuko icya mbere uwo bareze yaratsinzwe ukumva icya kabiri yabaye victime icya gatatu yaravuzwe rero agomba nawe kuba andomaje icya kane ibyagomba kugenderwa nka misi ntabyo yagenewe ntabwo twamubonye bamutumije mu bitangazamakuru aho twabonye hari wenda benevola geste runaka ngo bayimuhereze umuntu wambaye ikamba hari ibintu byinshi bigaragaza ko yatereranywe nawe akisanga ari umukobwa nk'abagenzi be nk'abandi bose noneho kunywa n'abagenzi be benshi niko numvise ngo baranywa kigero cye so urumva rero iyo anywa ntatware nta nubwo babigeze ahangaha kunywa yasinze nicyo kibazo icya gatatu icya gatandatu kugira ngo navuze byinshi cyane icyo nshaka kuvuga ni uko abantu cyane cyane itangazamakuru nawe Godfather n'abandi bamenye ni gute umuntu wahuye n'ibi bibazo wagize umwaku agaseba ese abantu bamufasha gute kugira ngo yiyakire anabyibagirwe n'umuntu wakoze icupa ikigoryi nta kintu kizima kirimo nukongera kurushaho kugira gute kumukomeretsa so rero abantu aba YouTubers aba televiziyo n'ahandi hose niho bareba bavuga ati umuntu wahuye no guseba gukabije ese societe yagumye kumufasha gute ukumva nuko yanyweye agatwara icyaha yakoze mu gutwara yasinze afite igipimo cya alcohol iri hejuru aho ibintu byo kuva mu mateka ye mwari iki ibyo bagenda bazengurutse Kigali barasanga ari benshi bari kunywa banyoye n'abandi bajyamye hasi urakoze cyane rero akantu nshaka ngo wenda gasigare kuri uyu mwanya mfashe how to overcome this bad situation yabifashwamo n'abandi urukiko baje kumusabira umwaka n'amezi 8 hari gukombininga ibintu byinshi cyane wenda kuba yakoze isubiracyaha ryo gutwara yasinze ibyo babimuhanira ariko bamuciye amande akayatanga ahubwo akanateganyirizwa uburyo bamwitaho bamuba hafi kandi ku buryo buri special kuko n'ubundi rega ni miss yabayeho miss so rero umuteguye nk'umuntu n'ubundi waba special byaba byiza ku buryo atari igihe cyo kuba yewe aba atereranywe noneho ubu
nyuma y'ahangaha yaba mubi kurushaho, ariko ubu yitaweho yaba mwiza kandi agakontributinga ku buryo yafasha n'abantu. Uwo muco wo mu Rwanda bari ku influencinga bari kwenstora wo guca gutwara wanyoye, yafasha abantu kuba iyo campaign nayo ikagira ku bantu bose, kuko ni byiza cyane kuba baramufashe. Aho rero nashingiye ko polisi